Muraho neza abakunzi bacu barabadukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gusohora ikizami kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese ni ukubera iki tuba tuje gukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa? Nuko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizame kimwe kimaze gukorwa, wagerwa mu kizame cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse byo mwa kino kizame kimwe umaze gukosora, ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo uzagerweho ukore rimwe ututsira ikintu ubusabwa, nuko kugiye kino kizame kiba kimaze gukorwa kugira ngo ujye uhita ukibonera ku gihe. Mbere yuko ureba ino video ujyaho hasi umukara ndetse ngo subscribe ukakanda. Iyo maze kukanda ikintu cyose kizeho ni icyatuma ujya mu kizamu ugakora rimwe uhita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yaba aya masomo agenda mbashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo byabajijwe, bya bino bibazo nkunda gupostinga bari gukunda kuza mu kizame. Rero kanda subscribe hasi kugira ngo ibyo byose nijya bishyiraho ujye uhita ubibonera ku gihe, utarindiye ku bagenzi bawe bagusharinga linki. Kandi nawe ufite smartphone ushaka code twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0783351626, tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe kubona code mu gihe gitoya aho waba urose mu gihugu. Tuguhe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhite utsinda. Ukeneye kwiga uri kure bitakunda ngo uze twigane mu ishuri, cyangwa se uri hafi ariko ufite akazi katakunda ngo uze twigane mu ishuri, tukwigisha mu buryo bwa online aho duha amasaha akunogeye ibonekaho ku munsi yageze. Tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, tukakwigisha ukazakora rimwe ugahita utsinda. Warigishije amategeko y'umuhanda, ukeneye ko tuguhugura mbere yuko ujya mu kizame, twandike cyangwa uduhamagare tubigufashemo tuguhugure. Ukeneye kwiga mudasobwa, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo muri ibi byapa bikurikira ni cyo cyerekana ko umuyobozi ukibonye yemerewe gutambuka mbere y'abaturutse aho agana mu nzira ifunganye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ese ni icyapa B6 gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku. Ese ni icyapa A19 gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Ese ni icyapa B3 gifite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'umweru, ubuso bw'umuhondo, cyangwa ni icyapa A22A nacyo gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. N'ubundi hepfo nibyo batubajije. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ngo icyapa B6 ndakeka ko mwakibonye. Mbega ngo icyapa A19 ndakeka ko nacyo mwakibonye. Sega ngo icyapa B3 ndakeka ko nacyo mwakibonye. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo icyapa A22A. Ndakeka ko rero hano igiso cy'ukuri bamaze kugihitamo. Ndizera ko igiso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni A, icyapa B6, kubera ko kino cyapa B6 kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere, kubera ko agafresh kajya imbere gasa umweru mu gihe akaza kagusanga kari mu mutuku. Bivuze ko wowe uri kujya imbere wemerewe kugenda ugatambuka mbere, mu gihe abaza bagusanga bo bari mu mutuku bagomba kuguha inzira. Utari wabona ino video y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda, subira ku YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV uyirebe kugira ngo ikibazo cyose cyerekeye ku byapa cyere kujya kikugora, kuko ibyapa bakunda kubibaza haba mu buryo bw'amagambo cyangwa se mu buryo bw'amashusho. Ubonye utari kuyibona nyandikira cyangwa umpamagare ni kuri 0789351626 nyiguhe mu gihe kitarenze iminota 2. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo nuhe muntu ushobora gusimbura ibimenyetso byo mu muhanda dutegetswe kubaha? Ngo umuyobozi w'ikinyamitende, mbega ngo umunyamaguru, se ngo umukozi ubifitiye ububasha. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo umuyobozi wa bisi. Hano urabona izo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye.
tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni se umukozi ubifitiye ububasha. Umuntu ushobora gusimbura ibimenyetso byo mu muhanda dutegetsweho bubaha ni umukozi ubifitiye ububasha. Ashobora kuba ari nk'umupolisi cyangwa se bariya bakorerabushake, ariko baba bafite ibintu bibaranga, ntabwo uba wamuyoberwa. Wenda bishobora kubaho ryari, dushobora kugera kwa biriya bimenyetso bimurika aho biba biri gukoresha amatara atatu ariyo umutuku, umuhondo n'icyatsi, tugasanga byapfuye cyangwa se bitari gukora, ariko uhasanga umukozi ubifitiye ububasha. Rero niwe tuba dutegetswe kubaha. Yakubwira ngo hagarara ugahagarara, yakubwira genda ukagenda. Ndakeka ko waramaze utamo se, ndizera ko waramaze kwandika ku papuro utari wahisemo. Ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini murakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu aba ari ingenzi gukanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ujye uhita ukibonera ku gihe, kuko aba ari icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo uretse bibonewe uruhushya ubundi birabujijwe gushyira no gukomeza kugendesha imodoka cyangwa rumoroki mu nzira nyabagendwa iyo uburemere bw'ibyikoreye burenze uburemere ntarengwa bwemewe n'ikarita iranga ikinyabiziga, ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Murabizi niba ikinyabiziga cyawe cyatwara toni 10 ntabwo watwara toni 15, biba bibujijwe. Ariko ari kutubwira ngo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Hari ibinyabiziga byo bibyemerewe, cyaba cyatwara toni 5 kikaba cyatwara toni 7, bakibona ntibagire n'icyo bagitwara, kikaba kibyemerewe. Ibihe binyabiziga rero ari mu binyabiziga bya polisi, bihe mu binyabiziga bihinga, se mu mashini zikoreshwa mu kubaka imihanda. Mu gihe kuri de bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri, ari bwo bwa mbere dukosora ikizame. Iyo bavuze ngo ibisubizo byose ni ukuri bashaka ngo A ikaba ari iso cy'ukuri, B ikaba ari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni se imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda zo ziba zibyemerewe, yatwara toni 10 arizo zanditse ku ikarita iba yatwara na 12, bayibona ntihagire ikintu bayitwara. Ndakeka ko waramuzwamo se, ndizera ko waramuzwe kwandika ku papuro. Hari abantu bambaza ngo inzira nyabagendwa ngo bishatse kuvuga iki? Kuvuga ngo mu nzira nyabagendwa ni kimwe no kuvuga ngo mu muhanda. Inzira nyabagendwa n'ubundi bisobanuye umuhanda. Ndakeka ko hano waramuzwamo se, ndizera ko waramuzwe kwandika ku papuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka waba rose mu gihugu. Fata telefone yawe unyandike cyangwa umpamagare ngufashe kubona kode nziza, nkuhe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhite utsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ukeneye kwiga tubwire uburyo ushaka kwigamo. Ese ushaka kwiga turi kumwe? Aho ni ku bantu bari mu mujyi wa Kigali, cyangwa se ushaka kwiga mu buryo bwa online tukabigufashamo ukazakora rimwe ugahita utsinda, kandi ku biciro byo hasi cyane, n'ubundi ni nkaho aba ari ubuntu. Mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 35 16 26. Ibyo byose tubafashemo. Ikibazo cya kane kikabaza ngo gushyira mu muhanda ku buryo budasanzwe ibinyabiziga bikururana birenze 3 bigomba gutangirwa uruhushya uretse imashini ihinga iyo zigenda urugendo rutarenze kilometero 25. Ibinyabiziga bikururana bitwaye ibyamamazwa n'ibindi biteganywa n'iri teka, ariko igiteranyo cy'uburebure bw'ibyo binyabiziga bikururana ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira. Murabizi gushyira mu muhanda ku buryo budasanzwe ibinyabiziga bikururana bitangirwa uruhushya, ariko nubwo baba baguhaye uruhushya hari ibipimo utagomba kurenza. Nubwo waba ufite uruhushya, ibihe bipimo utagomba kurenza. Hano hari ibisubizo bine waduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku papuro. Ari mu metero 50, bega ngo mu metero 35, se mu metero 25. Mu gihe kuri de bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Nubwo baguhaye uruhushya, ntabwo iyo rukururana yawe ari gari ya moshi. Hari ibipimo utagomba kurenza. Ese ibihe bipimo? Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi se metero 25. Nubwo baba baguhaye uruhushya rwo gutwara ibyo binyabiziga bikururana, ntubugomba
gukurura ibinyabiziga ku buryo uburebure bwabyo biraba birenze metero 25. Ndakeka ko waramuzwamo se, ndizera ko waramutse kwandika agapapuro, dore wahisemo n'ikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya, ndizera ko urahita ugikora. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru. Gisobanura iki rero mu byapa byo ku mihanda? A iravuga ngo tanga inzira, B ngo icyago, C ngo icyerekezo kimwe, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ntihanyurwa. Hano urabona igisobanuro cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisobanuro cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko igisobanuro cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari igisobanuro cy'ukuri nta kindi, ni A, tanga inzira. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Murabizi tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka, n'ibyapa biranga. Rero kino kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere, kikaba kivuga ngo tanga inzira. None hari igihe ushobora kukibona aho banyura bazengurutse, bakakubaza ngo kino cyapa gisobanura iki aho banyura bazengurutse. Kubera ko iyo tugeze hari abanyura bazengurutse twinjirira iburyo, utanga inzira ku binyabiziga biri ibumoso bwawe. Ubwo ibiri ibumoso bwawe biba byagutanze kuhazenguruka, ubiha inzira. Noneho hari igihe ushobora kukubaza ngo kino cyapa gisobanura iki mu nkomane, ahantu hahuriye imihanda. Abaritanga inzira ku binyabiziga bigenda mu muhanda munini wegera. Naho bakikubaza gutya gusa nta kintu bashyizeho, batavuze ngo aho banyura bazengurutse cyangwa bavuye mu nkomane, ugasubiza ngo nitanga inzira. Ndakeka ko waramuzwamo A, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro, dore wahisemo, ndizera ko n'ikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Kandi baramutse bakikubajije muri ubwo buryo bundi nkubwiye, ndizera ko urahita ugikora. Niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizame kugira ngo bibabwire hakiri kare, mugerwaho mubifiteho amakuru, mukore rimwe muhite mutsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Niyo mpamvu ari ingenzi gukanda subscribe hasi kugira ngo nijya mbishyiraho ujye uhita ubibonera ku gihe. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo ni he byemewe kunyuranaho mu nzira y'icyerekezo kimwe? Inzira y'icyerekezo kimwe ni ya nzira iyo wamaze kwinjiramo ukomeza imbere mpaka, ntabwo wemerewe gukata ngo usubire inyuma. Niyo bita ngo inzira y'icyerekezo kimwe. None ni he biba byemewe kunyuranaho mu nzira y'icyerekezo kimwe? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku papuro. A ngo ku gisate kiri ibumoso bw'umuhanda, B ngo ku gisate kunyuranaho ntibyemewe, C ngo ku gisate kiri iburyo bw'umuhanda gusa, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ku gisate cy'ibumoso cyangwa iburyo. Hano urabona igisobanuro cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisobanuro cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kuri amanota turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igisobanuro cy'ukuri wamaze kubyitamo, ndizera ko igisobanuro cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Igisobanuro cy'ukuri nta kindi, ni A, ku gisate kiri ibumoso bw'umuhanda. Murabizi kunyuranaho bikorerwa ibumoso, ariko nujya mu kizame ukabona bakubajije ngo kunyuranaho bikorerwa he, bakavuga ngo igihe cyose ni ibumoso, uzahitemo ko nta gisobanuro cy'ukuri kirimo, kuko birashoboka ko ushobora kunyuranaho ugaca mu ruhande rw'iburyo bitewe n'isangano ry'umuhanda ugezeho, cyangwa bitewe n'icyerekezo uri kujyamo, cyangwa n'uwo muntu ugiye kunyuraho icyerekezo ari kujyamo, ariko kunyuranaho bikorerwa ibumoso. Niyo mpamvu hano uhisemo A, ku gisate kiri ibumoso bw'umuhanda, ariko umenye ko nubwo bikorerwa ibumoso igihe cyose ntabwo ari ibumoso. Ndakeka ko waramusamo A, ndizera ko waramuswe kwandika ku papuro. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo ahantu ho kugendera mu muhanda herekanwa n'ibimenyetso bimurika, ibinyabiziga ntibishobora kuhagenda. Bino bimenyetso bimurika bari kuvuga nibyo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni feruje, mwebwe niko mubyita. None ahantu ho kugendera mu muhanda herekanwa na biriya bimenyetso bimurika, ibinyabiziga ntibiba bishobora kuhagenda bimeze bite? A ngo biteganye, B ngo ku murongo umwe, C ngo A na B nibyo, mu gihe kuri D bari kuvuga ngo nta gisobanuro cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igisobanuro cy'ukuri, B ikaba atari igisobanuro cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisobanuro cya nyacyo. Hano urabona igisobanuro cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisobanuro cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisobanuro cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari igisobanuro cy'ukuri nta kindi, ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Wavuze ngo ahantu ho kugenda mu muhanda herekanwa n'ibimenyetso bimurika, ngo ibinyabiziga ntibishobora kuhagenda biteganye.
kandi gutegana kw'ibinyabiziga ni ukuvuga ngo kimwe kiri iburyo ikindi kiri ibumoso, kandi ibyo bintu birashoboka cyane 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 mwa ino mihanda y'i Kigali aho uba ubona imihanda ibiri ijya mu cyerekezo kimwe, birashoboka ko kimwe cyaparika iburyo ikindi kigaparika ibumoso bikaba biteganye. None batubwiye ngo ntibishobora kuhagenda biteganye, kandi byahagenda biteganye, ndetse no ku murongo umwe kimwe kiri imbere ikindi kiri inyuma. None se ubu urumva byose byaza bigatonda hamwe ku murongo umwe? Oya, ntabwo kimwe cyajya iburyo ikindi kijya ibumoso bikomeza ibinyabiziga byose bitonda aho hantu, kimwe kiri ibumoso bw'ikindi gutyo gutyo gutyo, ahubwo biba biri ku murongo umwe. Uraza wahasanga umuyobozi w'ikinyabiziga wahahagaze nawe ugahagarara inyuma ye ukabona byabaye nk'umurongo. None bari kuvuga ngo ntibishobora kuhagenda ku murongo umwe, nabyo ntabwo ari byo, bishobora kuhagenda ku murongo umwe. None bari kutubwira ngo ntibishobora kuhagenda ku murongo umwe, niyo mpamvu duhisemo D ko nta giso cy'ukuri kirimo, kuko tubonye ko A atariyo na B atariyo, buriya na C ntiyabayo, tugahita duhitamo ko nta giso cy'ukuri kirimo, kuko biba bishobora kuhagenda biteganye cyangwa se bikagenda ku murongo umwe. Ndakeka ko waramutse usamo D, ndizera ko waramutse kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa buri mwaka. Ibihe binyabiziga bigomba gukorerwa isuzumwa buri mwaka ari ibinyabiziga bigenewe gutwara abagenzi muri rusange. Biga ngo ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5. Se ngo ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara, bino dukoresha turi kubigisha gutwara, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye, bibuza ko toni ni urugero rw'uburemere, aho toni imwe iba ingana n'ibiro 1000. Ndakeka ko igiso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cyanya cyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo, nta giso cy'ukuri kirimo, kubera ko kino kibazo neza neza bakibaza gutya. Ariko bino uzasubiza ko ibisubizo byose ari ukuri, A ari igiso cy'ukuri, B ari igiso cy'ukuri, ndetse na C ari igiso cy'ukuri, mu gihe bavuze ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa buri mezi 6. Bino binyabiziga baduhaye kuri A, B no kuri C biba bigomba gukorerwa isuzumwa buri mezi 6. Kuba bavuze buri mwaka durahita duhitamo ko nta giso cy'ukuri kirimo, ariko nuhura nacyo mu kizamura kora mu kanya bavuze ngo buri mezi 6, uhita ugihitamo, nicyo kiraba ari igisubizo cya nyacyo. Ndakeka ko waramutamo D, ndizera ko wari wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo umuyobozi usunika ipikipiki agomba gufatwa nka. Ibi bintu bikunda kubaho, ukabona umuntu yavuye ku pikipiki ari kuyisunika, ndetse n'ivatiri ukabona ari kuyisunika. Ese aba agomba gufatwa nkande? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Ari ngo umunyamaguru, kubera ko n'ubundi ari kugendesha amapine asunitse ipikipiki, uriya ni umunyamaguru mugenzi wanjye, aho ni kuri A. Mbega ngo umuyobozi w'ikinyabiziga, nubwo ipikipiki yamupfiriyeho ariko aracyari umuyobozi w'ikinyabiziga, aho ni kuri B. Sega ngo umugenzi, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A umunyamaguru ariko w'umuyobozi w'ikinyabiziga, aho ni kuri D. Wowe urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Mbibutsa ko video y'amashusho yose abazwa namaze kuyigukorera, iri kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Izi video zose mba ndi kubabwira, ubonye utari kuzibona nyandikira akanya kuri 0789 35 16 26 mite nziguha mu gihe kitarenze iminota 2. Ndakeka ko hano igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igiso cyanya cyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni B, umuyobozi w'ikinyabiziga. N'ubundi nubwo ipikipiki yamupfiriyeho ari ku ruhushya rw'agateganyo cyangwa se uruhushya rwa burundu rwe, ntabwo barumwatse. Rero ugomba gukomeza ukamufata nk'umuyobozi w'ikinyabiziga. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko waramutse kandika ku gapapuro. Murabizi niba afite kategori A yiwe, iyi moto ikamupfiraho, n'ubundi urakomeza ukamufata nk'umuyobozi w'ikinyabiziga. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko waramutse kandika ku gapapuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ni iki mu biri wakwirinda mu gihe ushaka kunyuranaho, ushaka gudepasa, niko mubyita mu ndimi z'amahanga. Ese ni iki uba wakwirinda muri ibi? Ari ngo nyuma y'ikona ugategereza kubona uburyo bwo kunyuranaho.
mbega ngo mu muhanda w'icyerekezo kimwe nabigusobanuriye, ndakeka ko ubizi neza. Aho tugomba kurenza ibirometero 30 mu isaha, ibintu bya kilometero runaka mu isaha, ikinyabiziga cyose kigenda gifite moteri, ufite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu isaha ntubigireho ikibazo. Mu gihe kuri de bari kutubwira ngo ugeze mu muhanda utaringaniye neza, hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo bamaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni A. Nyuma y'ikona ugategereza kubona uburyo bwo kunyuranaho. Murabizi kunyuranaho mu kona biba byateza ibyago, niyo mpamvu utegereza nyuma y'ikona ugategereza kubona uburyo bwiza bwo kunyuranaho. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka waba rose mu gihugu, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 335 16 tugufashe kubona kode mu gihe gito. Ukeneye kwiga ukoresha nimero 0789 335 16 ugahitamo uburyo ushaka, bwaba ubwo kwiga turi kumwe cyangwa se mu buryo bwa online. Nabonye hari n'abantu bajya bandika muri comment ngo nimero yanjye ni iyihe, ushaka kugura amazi. Mu gihe bitakugoye ni kuri 0789 335 16 ubundi tugakomeza n'intsinzi yacu. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo nicyo wakora mu gihe usanze mu bimenyetso bimurika harimo ibara ry'umuhondo. Murabizi bikoresha biriya bimenyetso bimurika amatara 3: umuhondo, umutuku n'icyatsi. Usanzemo umuhondo uri umuyobozi w'ikinyabiziga, ese uba wakora iki? Araho ngo kongera umuvuduko. Mbega ngo kumana umuvuduko wariho, ngo kwitegura guhagarara mu gihe kuri de bari kutubwira ngo gufata feri cyane. Ugomba kwitwara ute? Ugomba gukora iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Ikintu ugomba gukora ni kimwe, kwitegura guhagarara. No kubera icyo ugomba kwitegura guhagarara, biba bigiye kuva mu muhondo bihita bijya mu mutuku. Niyo mpamvu ugomba kwitegura guhagarara kugira ngo niharamuka hatse umutuku ube utateza ibyago abandi bayobozi b'ibinyabiziga bari gukoresha inzira nyabagendwa cyangwa se bo ngo babiguteze. Ndakeka ko waramutamo se, ndizera ko wari wamaze kuyandika ku papuro. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo mu gihe ukurikiranye na romoroki, ni ukubera icyo ugomba gusiga umwanya uhagije hagati yawe nayo. Uri umuyobozi w'ikinyabiziga, imbere yawe hari romoroki, ese ni ukubera icyo ugomba gusiga umwanya uhagije hagati yawe nayo? Ara ngo bituma ubasha gukata ikorosi vuba. Iyo bavuze ikorosi ni nko kuvuga nk'ikoni. Mbega ngo bifasha umuyobozi wa romoroki kukurebera mu ndorerwamo, ibyo mwita mu ndimi z'amahanga retroviseur. Ngo bifasha romoroki guhagarara byoroshye mu gihe kuri de bari kutubwira ngo bikurinda umuyaga. Ese ni ukubera icyo ugomba gusiga umwanya uhagije hagati yawe na romoroki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Bifasha umuyobozi wa romoroki kukurebera mu ndorerwamo, akakureba. Waba ushaka kumunyuraho cyangwa ushaka gutepasa akaba yakubona, wenda akaba yanakubwira ko imbere nta cyago gihari, akaguha inzira ugakomeza. Ndakeka ko waramusuzamo B. Ndizera ko waramuswandika ku papuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe ntiyahora yakiteka, ahubwo hari igihe ugera ukajya urayazimya. Uyazimya ryari? Ari ngo iyo umuhanda umurikiwe, umuyobozi abasha kureba muri metero 20. Mbega ngo iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi. Ngo iyo ari mu nsisiro, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri, B ikaba ari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igiso cy'ukuri. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hari igiso cy'ukuri nta kindi ni B, iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi. Kubera iki? Iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi ni ukugira ngo amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe adahuma umuyobozi w'ikinyabiziga uri kuza gusanga, akamuhuma mu maso bigatuma atareba imbere neza, bikaba byamuteza ibyago. Niyo mpamvu ugomba guhita uzimya amatara maremare y'ikinyabiziga yawe mu gihe ugiye kubisikana n'ibindi binyabiziga.
rero mujye mubyubahiriza nimutangira gutwara ibinyabiziga. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ikinyabiziga ntigishobora kugira amatara arenga abiri y'ubwoko bumwe keretse ku byerekeye amatara akurikira. Ikinyabiziga ntigishobora kugira amatara arenga abiri y'ubwoko bumwe, ariko bari kutubwira ngo keretse. Ubwo amatara bagiye kutubwirayo birashoboka ko ikinyabiziga cyagira arenga abiri. Ayahe? Ari ngo itara ndangamubyimba, mbega ngo itara ryerekana icyerekezo, se ngo itara ndangamubyimba, se ngo itara ndangaburumbarare. Mu gihe kuri bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona isomo kuri cyanya cyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isomo kuri wamaze kugihitamo, ndizera ko isomo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari isomo kuri nta kindi ni de. Ibisubizo byose ni ukuri. Ikinyabiziga gishobora kugira amatara arenga abiri y'ubwoko bumwe kiretse ku byerekeye. Ngo ikinyabiziga cyo kiba cyagira amatara ndangamubyimba arenga abiri. Mujya mubibona cyane cyane kwa bira bikamyo, ukabona turatara tuba turi mu mbavu ndangamubyimba turenga tubiri, kiba cyagira twinshi, ubona hariho twinshi dutondekanyije. Itara riranga icyerekezo cyangwa ryerekana icyerekezo ari byo mwita ibinyoteri, ikinyabiziga kiba cyarigira arenga abiri, ibinyoteri birenga bibiri. Ndetse n'amatara ndangaburumbarare kiba cyarenza abiri. Niyo mpamvu duhisemo de ko ibisubizo byose ari ukuri. Ndizera ko waramutse uhitamo, ndizera ko waramutse kwandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 15 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Gifite ishusho y'uruziga kuko iyi ntabwo ari mpande eshatu, iyi ntabwo ari mpande enye. Ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri, ucyandike ku gapapuro. Ariko kunyuranaho bikorerwa iburyo gusa, mbega ngo umuhanda uyoberejwe iburyo, se ukata iburyo gusa, mu gihe kuri bari kutubwira ngo umuhanda munini urasukira ibumoso. Hano urabona isomo kuri cyanyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko isomo kuri wamaze kugihitamo, ndizera ko isomo cyanyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hari isomo kuri nta kindi ni se kata iburyo gusa. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka. Ikintu cyose kiri mu kirango bari kukigutegeka. Iyo harimo umunyamaguru ni inzira y'abanyamaguru itegetswe. Iyo harimo ikinyamitende ni inzira y'ibinyamitende itegetswe. Iyo harimo agafureshi gakata iburyo ni ugukata iburyo gusa, nicyo cyerekezo gitegetswe. Iyo harimo agakomeza imbere ni ugukomeza imbere gusa, harimo ak'ibumoso ni ugukomeza ibumoso gusa. Rumva ni icyapa gitegeka. Bakunda kuyikoresha nk'iyo umuyobozi cyangwa umuntu ukomeye agiye gutambuka, ubona bahise bakoresha bino byapa bitegeka, birakwereka ibyerekezo muracamo bitegetswe. Wenda hari imihanda bagiye bafunga, cyangwa se hakaba hari nk'impanuka yabaye, cyangwa se hakaba hari nk'ibyago byabaye mu muhanda, icyago kidahoraho, cyangwa hari imirimo iri gukorwa. Bakunda gukoresha ibyapa bitegeka cyangwa se ibiranga. Rero kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka. Ndizera ko waramutamo se, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo ibyapa byerekana inkomane y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi bigomba iteka kumurikwa cyangwa kugarura urumuri ku buryo bigaragarira nibura mu ntera ikurikira igihe ijuru rikeye. Mu iyo ntera ari mu metero 200, mbega metero 250, se metero 300, mu gihe kuri bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano muri cyo kuri cyanya cyari ikihe? Baratubwiye ngo nijoro, igihe ijuru rikeye, igihe ijuru rikeye. Yazo igihe ijuru rikeye ushobora kuba ari saa sita z'ijoro, ariko muri make mu kirere cyacu nta gicu kibuditse kirimo. Nibyo bita ngo nijoro, igihe ijuru rikeye. Mu ntera ingana iki? Iyo ari nijoro rero bakoresha hano nta giso cy'ukuri kirimo, kubera ko bakoresha amatara, ntabwo bakoresha ibyapa mu gihe ijoro rikeye, mu gihe cya nijoro, ahubwo bakoresha amatara. Niyo mpamvu duhisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo iyo bitewe n'imiterere y'ahantu intera itandukanye icyapa cy'ahantu habi iri munsi ya metero 150 ku buryo bugaragara, iyo ntera yerekanishwa icyapa cy'inyongera giteye ku buryo bukurikira. Giteye ku buhe buryo? Ushobora kuba utazi kino cyapa ariko ukabuza ukuntu ibyapa nyongera biteye, urahita ugikora. Iyo video y'ibyapa nyongera nayo ndamaze kubibakorera, iri kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV.
ari ngo karifite ubuso bw'ibara ryera. Mbega ngo urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. Se ngo mpande eshatu ifite umuzenguruko utukura, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisozi cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisozi cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisozi cy'ukuri bamaze kubyitamo. Ndizera ko igisozi cya nyacyo bamaze kucyandika ku papuro. Igisozi cy'ukuri nta kindi ni B. Ni urukiramende ruba rufite ubuso bw'ibara ryera. Iyo nimero, iyo video y'ibyapa nyongera ubonye utari kuyibona, nyandikira kuri WhatsApp mpite nyiguha mu gihe kitarenze iminota 2. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo nijoro amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba igihe ijoro rikeye kumurika mu muhanda nibura mu ntera ikurikira. Uvuze amatara yo kubisikana nijoro igihe ijoro rikeye. Birashoboka ko ari saa sita z'ijoro ariko mu kirere nta gicu kibuditse kirimo. Mu ntera ingana iki? Ari mu metero 100, mbega mu metero 50, se metero 40, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisozi cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisozi cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisozi cy'ukuri bamaze kubyitamo. Ndizera ko igisozi cya nyacyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano igisozi cy'ukuri nta kindi ni C muri metero 40. Amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo nijoro igihe ijoro rikeye aba agomba kumurika nibura mu muhanda mu ntera ingana na metero 40. Ndakeka ko waramutamo C. Ndizera ko waramutse kwandika kwa papuro utari wahisemo ubimenye n'icyamuka kije mu kisamura akora mu kanya uhita ugikora. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo mu muhanda ufite uruhererekane rw'amakoni feri y'urugendo ikoreshwa ryari? Umuhanda urimo amakoni menshi cyane. Ese feri y'urugendo ikoreshwa ryari? Ari ngo mbere ya buri koni, mbega ngo muri buri koni, se ngo nyuma ya buri koni D ikabona ikiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona ikiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ese kino cyapa giteye kubuhe buryo? Gifite ishusho ya mpande eshatu. Iyi ntabwo ari mpande enye, uru ntabwo ari uruziga. Ishusho ni mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura icyo mu byapa byo ku mihanda. Ndakeka ko igisozi cy'ukuri bamaze kubyitamo. Ndizera ko igisozi cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Igisozi cy'ukuri nta kindi ni A mbere ya buri koni. Mbere y'uko ukata ikoni urabanza ugafata feri. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira umugenzi ko hari icyago. Ibyapa byose uzabona biteye ku buryo uzamenye ko biburira. Ikibazo cya 20 naricyo cya nyuma cyavejwe uyu munsi cyabaza ngo nicyo cyerekezo umuyobozi w'ikinyabiziga yinjiramo iyo ageze aho banyura bazengurutsa. Ugeze hariya kuri rompuwe niko muyita mu ndimi z'amahanga, mu kinyarwanda bakayita aho banyura bazenguruka. Ese nicyo cyerekezo winjiriramo? Ndakeka ko abantu bari hano muri Kigali kino kibazo ntimukice, ko muri Kigali hakunda ko hari amarompuwe menshi. None winjira mu cyerekezo ari ngo ibumoso, mbega ibumoso gusa igihe ayobowe n'ikimenyetso kimurika, se ngo iburyo cyangwa ibumoso mu gihe kuri D bari kutubwira ngo iburyo. Ese ugeze hari ibimenyetso hari rompuwe aho banyura bazengurutse, winjira mu cyerekezo iyo ugiye kuhazenguruka. Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kubyitamo. Ndakeka ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D iburyo. Iyo ugeze hariya bita ngo ni kuri rompuwe mu ndimi z'amahanga, mu kinyarwanda tukayita aho banyura bazenguruka. Winjira mu ruhande rw'iburyo, aho waba uturutse hose winjira mu ruhande rw'iburyo. Abantu bari i Kigali andika muri comment rompuwe uzi, asigaye turebe izo muzi. Ndakeka ko kino kizame dukosoye hari ikintu kigufashije. Kanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose kiza ujye tukibonera ku gihe, kugira ngo nugeraho uzakorera imwe uhite utsinda. Ukeneye kode, ukeneye kwiga, fata telefone yawe twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya aho waba urose mu gihugu, tugufashe kwiga aho waba urose mu gihugu mu gihe ubwo ari bwo bwose ushaka. Rero mutwandikire cyangwa muduhamagare kuri izo nimero 0789 ibyo byose tubigufashemo. Uvuye gukora uratsinze. Fata zino video uzisharinge ku nshuti zawe nazo zize twigane dukorere imwe duhite dutsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.